Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere. Dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro. Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka. Numvise aka karirimbo kakanyohera nkumvamo amazina ngo Seburikoko ngo yantumye. Ukumva ubukwe mu Rwanda burahumuye. Iyi ndirimbo tukayita ubukwe mu Rwanda, abandi bakayita ubukwe bwa Mukamusoni. Reka mbabwire ko iki kiganiro cyitwa Nyiringanzo tugiye kuganira ku mateka y'uno mugabo waririmbye ino ndirimbo. Ntabwo nari narigize ntekereza ko nzabona uyu Nyiringanzo witwa Sezibera Celestin, ariko mu kiganiro twagiranye n'umurundi witwa Sabiyumva Emile Soki byatumye menya uyu mugabo. Yambwiye ati ari umuhanzi uzambarize niba kiriho. Uyu mugabo naje gukora iperereza, ni iperereza ariko no gukora ubushakashatsi, nza kumenya ko Nyiringanzo atakiriho, ariko ibihangano byasize biracyahari. Ni bitumijwe rye dukomeza kuryumva. Ikiganiro kandi nakoze ku mateka ya Fataki Samuel. Iyi ndirimbo nabwo wasangaga haraho yanditse Fataki Samuel, naho barayiririmbanye. Iyo wumvise aya majwi umva ko ari abagabo babiri bakagira bakanaganira, bavuga umukobwa Mukamusoni, umukobwa Seburikoko. Ni kenshi nanone twumvise ino ndirimbo nayo nziza cyane. Iyo wumvise ino ndirimbo wumvamo ijwi rya Makanyaga Buduru, ariko kumva undi mugabo bari kumwe bari kuririmba ino ndirimbo. Uyu mugabo yitwa Sezibera Celestin. Hari indirimbo nyinshi ntafite ahangaha, ngira ngo abazifite bazinyohereze yaba kuri WhatsApp ya KT Radio. Hari indirimbo yitwa Isabel, hari indirimbo yitwa Gatarina. Izi ni indirimbo z'uyu mugabo uri mu bantu batangije orchestre Recope. Ubu ndi kumwe n'umuhungu we hano muri studio za KT Radio. Uraho neza? Yego. Uraho? Turakomeye. Twishimiye kukwakira. Nanjye nishimiye kujya. Ako ka mikoro nushaka kigize hejuru kugira ngo karinganire nawe none tuganire birambuye cyane. Kumva ijwi rya so nubwo yaba atakiriho ubyakira gute? Kunijye mbifata nk'ibintu bikomeye. Na mateka. Na hari abantu benshi urumva batagira amahirwe yo kumva base mu gihe baba batakiriho, ariko wowe wumva indirimbo yazo. Niyo mbyumvishe mba numva kuri nge yari umuntu ukomeye. Yego. Ubwo tutabashije kubana nawe igihe kirekire. Yego. Uraho wa mugabo uratangiye twibwira ariko n'amazina yawe? Jewe nitwa Gahizi Ali Paul. Gahizi Ali Paul? Yes. Uraho Gahizi? Ndakomeye. Gahizi nashatse abana ba Sezibera. Yego. Uri umuhungu wa Sezibera nawe? Sezibera Celestin. Uri umwana wa kangahe we? Ndi umwana wa 7. Koko umugabo kumenya ari mukuru cyane. Ari mukuru. Ubu tujye kuganira kuri so.
tuvuga amateka ye, tuvuga ibigwi bye, tuvuga uruhare rwe yagize muri uno muziki w'u Rwanda. Benshi iri zina rye kuki ntabwo rivugwa cyane mu muziki, abantu bamwe bati iri zina nge nibwo bwa mbere nyumvise, ahubwo izi ndirimbo zo ndazizi. Nge narakubwiye ni umuntu watanga ubuhamya neza kuturusha Makanyaga Abdul. Makanyaga mu kanya turaza kumuhamagara nawe yaze kutwunganira, kuko mbaze no kumubwira nti nyaboneka muzeyi uretse gusinzira tugiye kuganira ku nshuti yawe. Ubu rero reka tubanze dutangire. Eko umaze kutwibwira yitwa Gahizi. Dutangire utubwire ko umwana wa Sezibera Celestin. Yatabwa ubwo bucura bwibi. Ni bucura bwe. Uri bucura. Ubundi yavutse muhe mwaka? Yavutse muri 1951. 51. Uzwara umuntu wa kera. Ni muri rwarungano rw'aba Makanyaga n'ubudi. Ntabwo byo ni promotion, ariko ngo Makanyaga ashobora ko ari muto yakorewe, ariko bari promotion. Makanyaga ho umunyari mukuru ha. Makanyaga buranamaze kuba. Hari abahanzi benshi twagiye dukora ibiganiro n'ubundi niyo myaka bagiye bavukamo. Yavukiye hehe rero uyu mugabo? Yavukiye mu murenge wa Jabana. Jabana hano higa akarere ka Gasabo. Ubu hari muri Rutongo. Commune Rutongo. Muri Kigali ngari ya kera. Hano Jabana niho iwanyu? Ni iwacu. Ibweramvura. Ibweramvura. Ahagana hehe buriya? Ni mu Gitega hariya ku giti cy'umwami. Ku giti hejuru. Kira giti cy'umwami burakiri muri zone yo kwa Sekuru. Hari ahantu niho hari hubatse na Commune Rutongo, ariko ahantu Commune Rutongo. Niho Sezibera Celestin yavukiye cyangwa niho yari atuye urugo? Niho yavukiye, niho yatuye, niho yigiye. Ni mwene de? Ni mwene Seburikoko Jean. Baba we! Nukuvuga ngo uyu Seburikoko tugiye twumva mu ndirimbo yari papa. Ni sokokuru wawe. Nukuvuga ngo umukobwa wa Seburikoko. Use duhere ku ndirimbo kugira ngo abantu baze ko byumva byari byo. Uya reka duhere ku ndirimbo none abantu bumve, tunayihereho wenda tumuvuge, ariko abantu bamenye ibiri mu ndirimbo ko bishingiye ku kuri. Murakoze cyane. Seburikoko yantumye ngo amusabye umukobwa, none ngwera mukuzaniye umwitegereze ure ko ari we kandi yize ko areze neza. Nuko rero Gakwaya mwese Seburikoko aragushimye cyane, yakwatse umugeni none wamumuhaye, ni mwiza cyane bamushimye. Gahuza miryango
nakubwira aramwenyurira sogokuru ikinima hamwe n'imuntu ababyeyi baranezerewe umunsi uciye ikibu turagira ngo dutahe turajya kure cyane nuko rero Gakwaya amakoze cyane akira agatabi k'impamba dore n'ubutumwa ushyira Seburikoko ariko kandi mutaragenda habe twaye agashinguracumu tubone kubaherekeza akarimbo ni keza nuko ari kagufi bara gafite iminota 3 n'amasegonda 56 ni keza ariko kaba kagufi kandi kavuga neza ntabwo yigeze itakarite yayo banzo tubwire kuri aya mazina twumvamo icyo ni cyambere jewe nkurikije iyo ndirimbo ko nayumvishe ni imisango y'ubukwe yego rumva yabaye kera nje sinari impari nuko byumva gutyo uburyo umuryango ugira icyo turusha twebwe dukurikira ubwo ndagira ngo tubwire ibyo muzi nk'umuryango nyine yego nk'umuryango ko tubizi iyo ndirimbo yayiririmbye agiye gutanga mushiki we Mukamusoni yarajya gutanga mushiki we Mukamusoni kundi baje gusaba bari mu nukuvuga ko mushiki we yitwaga Mukamusoni mushiki we yitwaga Mukamusoni sokuru ari usobabyara yitwaga Seburikoko yahaye John Jean Seburikoko Jean niwe sogokuru yego data we yitwaga Sezibera Celestin yego ubwo rero we yabikoze nk'umuntu uri mu yishimye nyine ushimisha ibirori yayihimbiye mushiki we Mukamusoni aracyariho yaratabarutse ntabwo ashize nk'imyaka nk'itatu cyangwa ine gutyo nta nubwo ari na myinshi uramuzi cyane ngenda muzi kuki utamuganirije ngo ntabwo uzi ko nzabikubaza ibi twebwe nk'abana babyanura musaza kubera twakuze dusanga we tutakimubona ntabwo twari tuzi ko ibihangano bye byaba byarabitswe ntabwo twari tubizi Sezibera yatabarutse ryari haryo itorotse muri 90 ariko ko ni na kera muri 90 wari muto nje nari umwana muto ufite imyaka ingahe wari ufite imyaka ingahe mfite imyaka wavutse muri kangahe ubwo mfite 87 intani wari mutoye ahubwo ntabwo muzi uri sino foto twabonye ahubwo turaza kwishyira kuri channel ya Kate Radio kugira ngo abantu baze kwibona ariko ahubwo urumva ko wari mutoya cyane kuko utamenya ni mpamwe twabashije kubona neza ngo tumenye gahunda ze twari tukira abana mwari mukira abana yego yabyabana bangahe uyu musaza yabyaye abana 7 akaba ari wo wa 7 mwese uzuba muriho oya hari umwe mushiki wacu ashura yatarabarutse 94 none se ikankubaze Gahizi irika dutangire no namateka y'uyu mugabo nukuvuga ngo amashuri abanza yayize hariya noneho tumutangire utubwire ibyozi noneho duhere hariya avukiye Ibweramvura yavukiye Ibweramvura yego akaba ari mwene Seburikoko Jean na Kabarere nyogokuru wawe wigize umumenya wowe cyangwa sokuru ari babo ngabo wo warababonye mbona arababonye papa yapfuye mbere oya na papa naramubonye none sugurumba ndavuga bo bapfuye nyuma papa we ni wapfuye mbere bagiye nabo 94 papa we yapfuye mbere yabo sogokuru na nyogokuru bapfuye 94 ariko papa we yapfuye mbere muri iyo myaka za 99 ari mu 92 gutyo hadiyo tubwe ko yarwaye yararwaye ngaho rero tugende n'urugendo rwe rw'ubuzima ko cyashoboka cyose École primaire yayigiye Ibweramvura Ibweramvura secondaire ayigira muri Saint André yego
hano Nyamirambo. hari naho yaje guhura nabo bagenzi be bakora groupe Recope. Aha, Recope. Ubwo muri ibyo yiga yize iby'ubwubatsi aba engineer ku rwego rw'igihugu. Hari no mu bantu ngo bashobora kuba barubatse umuhanda Karoroma ugenda ukagera Rutongo. Yubaka n'iriya komine. Yize mu Rwanda no hanze cyangwa ajya mu Bubiligi ajya no mu Budage. Agiye kwiga cyangwa mu kazi? Agiye kwiga. Yamadata. Uzika amafoto koko mwampaye nabonye ko hari umuntu ushobora kuba yaraye no mu bihugu byo hanze. Wabonye umusirimu cyane. Ikiraro kiresha na kilometero hafi. Ahagazeho. Kuko yari engineer nawe yaragikunze nanjye nabonye iriya foto tuvugane kabisa kiriya kiraro. Ikiraro cyiza cyane. Yari inzoba ariko nkurikije ku ifoto ko nabibonye. Yaba sogokuru yaba nyogokuru bari abantu b'inzobe. Bari abantu b'inzobe. Ubwo ibyo gucuranga umuntu avuga ko yabikoreye muri Setandre. Muri Setandre hariho yaje guhura na ya groupe Recope. N'abamakanyaga bose ari promotion. Makanyaga kugira ngo ataza kudusinzirana ndashaka ko tuza kumuhamagara hakiri kare noneho tukaganira birambuye. Akaduha amakuru nawe akaduha amakuru kuri no muhanzi. Yego. Izi ni ndirimbo wuzi ubundi ze nizihe uzo waba wibuka? Iyo nakunze. Iyo wakunze? Iyi ngiyi ya Mukamusoni. Ko Mukamusoni nawe twajyaga najyaga njya kwa masenge mbega nkabona yuko yayiririmbye afite gahunda. Ukumva nyoko sengera gakunze? Nawe yarayikundaga nakundaga kumazana ariko indirimbo yawe waririmbe urayizi ati ndayizi. Nkahita mvuga ni yakoze ibintu mbega bidasanzwe. Yego. Hari andi mazina burya avugwamo ukumva ngo umva rero Gakwaya sinzi niba Gakwaya nkeka ko ari we wari waje akurya imisango. Yego. Imisango hariya bakamushyiramo bagira ngo na Harerimana. Ubwo Harerimana ashobora kuba wenda ari we wari se w'umukobwa bari babikinnye imiryango yateranye. Niko kuntu nabiketse. Yego. Kuko amazina yavuzemo mushiki we avugamo na papa we. Nta muntu ashyize. Yego. Hanyuma urumva ubwo niyo ndirimbo wibuka? Nta yindi zira nizo twabashe kumenya. Yego. Kuko nyine yagiye kera twari tuzi ko ahubwo byanabitswe. Ubu se ntabwo wakeka ko twakora ikiganiro kuri uyu mugabo? Ntabwo numvaga ko byakunda ko kubera umuhanzi n'uw'igihugu. Bari uw'igihugu nyine ariko twumvaga nimba umuntu yaragiye. Yashakanye nande ubundi ari yo mama wawe? Yashakanye na Nyamvura Immaculée. Nyamvura Immaculée ari mama wawe? Oya. Ni umugore mukuru yabyaye abana 6. Aba umugore mukuru. Zandru wa nyuma ngiye mvuka ndi umwana ubuhereze kundi mugore. Kuyego. Aha, niwe muherereze rero ubwo mu bana be. Mu bana be ninjye muherereze wawe. Yego. Kuki umuhereza ari we uri kuvuga ibyase mu gihe abakuru bari? Abakuru nyine buri yakwera ari abantu babaga bafite famille. Byenyeka ko no mwana ntago bawubona. Umwanya ntawo babona, bagomba kubona umwanya wase. Harya ni Jire wa mukuru wawe? Yves nizere ko arimo kutwumva kandi ari kumva iki kiganiro. Icyakora naba ati mwiro neza Ben muduhe ifoto y'uwo muhanzi muvuge no kuri Fataki Samuel twamukoze ikiganiro tuganira na mushikiwe nawe baririmbanye mwino ndirimbo nawe kandi bararimbanye kandi mu kanya nabemere ko Makanyaga Buduru aradufasha. Seburikoko Celestin siwe washinze Apakope Sezibera Celestin Seburikoko ni papa. Ari kwivugira ngo Seburikoko noneho. Seburikoko hari umuntu ngo Seburikoko washinze Apakope ari kwibaza niba hari aho bihuri. Sogokuru wawe se yari yarashinze amashuri ya? Sogokuru yari umuntu nawe ntabwo yari umuntu ucitse ibyo cya kigo n'icy'ababiki. Kereka niba ndi kubiteranwa n'uwari ufite entreprise y'ubwubatsi hari undi wari ufite entreprise y'ubwubatsi yitwa Seburikoko ubwo arimo kubyitiranya. Ubwo n'abantu bari kwandika ati ndabasuze nshaka kubaha amakuru yaduhe ntabwo ari ngombwa kubisaba uburenganzira duhe amakuru.
noneho reka mu kanya gato cyane hari akarimbo yaririmbanye na Makanya Buduru tunamwakira mu kanya gato cyane ka Elisa Sheri aka karimbo bakaririmbye bari muri Les Copains yego hanyuma ubundi nko mu bana be turabivuga nyuma reka tumaze twumva aka karirimbo Elisa Sheri nagukunda pe naundi mwaye nankunda mutima wanjye wabaye amakara kubera wowe gusa winoseshenye winumarirungu ashize igihe cyinshi nakubona rambura amaboko mboreshe umbure ngukundaga indagashire rambura amaboko mboreshe umbure ngukundaga indagashire iyo mbibutse nikugitanda simbasha gusinzira ndahaguruka ngafata gitari maze nkakuririmba banyumvise bagatangara batiyeriza yaragusonze cyorambura amaboko mbodere sheri umwe ngukundaga indagashire rambura amaboko mbodere sheri umwe ngukundaga indagashire Elisa Sheri nagukunda pe naundi mwaye nankunda umutima wanjye wabaye amakara kubera wowe gusa winoseshenye winumarirungu hanyuma nkuko nabibabwiye turi kumwe na Makanya Buduru muzehe Makanya Buduru ku murongo wa telefone kugira ngo nawe tuganire nawe sinzi muraho neza umusaza muraho neza Ben yego namahoro ndi kumwe n'umuhungu w'umuntu mwabanye witwa Sezibera Celestin yego uramwibuka Sezibera Celestin cyane buriya ni wabo twabaga ababyeyi bacu bari baturanye ibaze uyu muntu ntabwo nari narigeze mumenya kugeza igihe nganiriye n'umurundi waririmbye ngo dawe watwese muri orchestre Nyampinga ambwira ko yarezwe n'uwo muhanzi niwe wakundangiye arambwira ngo nzagushake uyu muntu nguramuzi kandi mwarabanye cyane twarabanye twaraturanye ari iwabo wa mukecuru wanjye ni hafi ni iwabo bari baturanye urumva kuko iwabo ni Bweramvura iwacu iwabo wa mama hari Jabana urumva muri n'abaturanyi neza cyane uyu mugabo mwamenyanye ryari Makanya Buduru mbo twaje kumenyana neza muri za 71 na 2 twibazaga harya mu myaka yawe umukuru yarinde umukuru naramurutaga cyane wowe uri muri 40 na kangahe harya na 7 wakaba wa 51 urumva ko waramurutaga yari naramurutaga icyo gihe mwari mukira abasore mumenyana tukira abasore twese kabisa
duhiye inzira yanyu rero yo kugira ngo muhure n'umuziki wanyu. Umunyeshuri we yigaga muri Saint Andre. Yego. Njyewe iby'amashuri byari byarananiye naricaye. Wikorera akazi hubu. Akazi kanjye rwose ko gucuruza. Yego. Muhura mute umunyeshuri ahura n'umucuruza atere? Ubwo rero aho bari bacumbitse kugira ngo kuviwa aho twari dutuye mu Biryogo, aho yaracumbitse nta nzu ni inzu imwe nasimbukaga tukaba tugeza aho yaracumbitse. Ari muri segonderi gucumbika bimwe bya ghetto by'abanyeshuri. Burya se abanyeshuri batangiye kwicumbikira kera gutyo? Kera baricumbikiraga. Yamana dati. Ubwo rero tumenyana dutyo, tumenyana nanjye niho nari mu bihe byo kwiga gitari, nawe yaranayizi kundusha. Yego. Njye ariho nyitangira kwiga. We yacuranga yarazi gitari isanzwe yibaze solo iki gucuranga gitari bass. Niyo yego. Yarazi gucuranga gitari bass ku buryo yacuranze icyo gihe we yacurangaga muri Les Copains. Njyewe aribo ngitangira nsa n'ugitangira ndimo gucuranga kwa Shabani ari orchestre yitwaga Rita Jazz. Urashaka kuvuga ko we yaba yaragutanze kujya mu muziki cyangwa mwinjiriye mu bihe bimwe? Neza cyane kuko bo bari baragize amahirwe mu Padiri Grendere yari yarabaguriye za gitari zo kubigisha. Bigaga gitari mu ishuri no mu ishuri barigaga. Yego. Ndetse bakora orchestre. Abanyeshuri bakoraga orchestre havuyemo bari abangabo y'Isonga Bernard. Uriya Sugira ya kera. Yego. Urashaka kuvuga ko bose ndetse na ngabo nziza niho yize nawe muri aho muri Saint Andre. Muri Saint Andre niho orchestre yavukiye. Niho ubundi orchestre Les Copains nawe yatangiriye ku umupadiri kuko yamaze kujya yigisha abana gitari yarabaguriye za gitari. Hanyuma ashaka n'abacuranzi baturutse hanze aribo bari abasaza bitwaga ba Faustin Kitoko bande. Nuko ubwo rero akora orchestre itwaga Les Copains. Yego. Uziko yatangiriye Les Copains yatangiriye hariya muri Saint Andre muri za 67 n'umunani. Ubwo turacyakomeza utubwira urwo rugendo rwanyu no kumenyana n'ibikorwa by'umuziki rero kuko twari duturanye rero. Agakunda gusanga ndimo kwiga gitari. Nawe akaza agacuranga akambwira ati nanjye ndacuranga, ati nanjye ndimo kubyiga, ariko ubu ngubu njye ndi muri orchestre Les Copains. Banyigisha gitari bass. Ubwo rero none sinzi ukuntu byaje kugenda. Abakongomani baritahira baravuga ngo ntibashaka kuririmba muri Camp Kigali icyo gihe kuko orchestre Les Copains yari yaguzwe na Camp Kigali. Aho Grendere agendeye. Camp Kigali ubwo ku bantu batazi Camp Kigali cyari iki ko yuvuze Camp Kigali yari ikigo cy'abasirikare. Noneho bakaba bari bafite messe y'aba officier ishinzwe imyidagaduro n'ibindi ntazi. Noneho bashaka ko orchestre Les Copains itashobora kwandagara, barayigura ijya muri Camp Kigali n'ibyuma byabo y'abanyeshuri. Icyo gihe Les Copains ndakubwira ko Grendere yari amaze kwangaje abacuranzi. Yego. Yari amaze kwangaje abacuranzi barimo abakongomani bigisha kugira ngo bigishe bari abana bigaga muri Saint Andre. Noneho nibwo akoze orchestre Les Copains. Yego. Noneho abanyeshuri bari batangiye kubimenya nibwo havuyemo uwo nguwo ndetse na Condo Gedeon barabafata kuko uwo Celestin yacurangaga yari yigaga bass cyane. Uvuze na Condo Gedeon abantu bari kutwumva bashobora guteta bamenya Condo Gedeon uvuze wazwe mu ihe ndirimbo. Condo Gedeon nuriya waririmbye agahinda nshuti wansigiye. Mama twarayiririmbanye. Yego. Na Johnny nayindi ngo ngukunda umpoyiki
ugiye kwigendera utambwiye n'impamvu yabiguteye nibara bagushuka. Iyi ndirimbo ngira ngo yarumvikanye kenshi. Ntayo mfite ndayikura ahubwo. Ubwo rero uwo Celestin Sezibera ni nabo batumye njya muri orchestre Les Copains kuko abakongomani bagezeho baravuga banga kuririmba ngo baravuga ngo baritahiye ngo ntibashaka kujya gukora orchestre mu gisirikare. Abakongomani baririmbaga barigendera. Ubwo hasigara abanyarwanda baririmbaga, harimo witwa François Semasaka nawe wari wigaga nawe niho yari yarize. Iryo zina ryo ko naryo turyumvise ubu. Yaririmbye François Semasaka niwe waririmbye indirimbo bita ngo urabeho di nubwo umpemukiye umubano twabanye ndawibagiwe va mu maso sinzongere kukubona yewe kucyurukundo rwacu warumanyije. Iyo ni François Semasaka, impamo ya Mungu. Yego. Noneho icyo gihe bari kumwe. Noneho abakongomani bamaze kugenda kuko ngiye nari ntangiye kujya menya kuririmba n'uturirimbo two hanze ndetse n'izo muri Kongo ni zimwe ndetse z'ikizungu. Noneho baza ku Condo Gedeon n'uwo Sezibera kuko bakundaga kuza bakasanga ndimo kurepeta nabo bakaza tukicara tukaganira. Barambwira ati tuza kujyana muri orchestre yacu Les Copains aho kugira ngo bazangaje abandi uzaririmbe nitwumva ari sawa uzagume muri orchestre. Ubwo bari bararangije segonderi cyangwa bari bakiga? Ubwo bari mu bihe byo kurangiza, bari bararangije. Yego, barabasura. Icyo gihe uwo Sezibera n'uwitwa Semasaka François bakoraga muri topographe, bari abatopographe. Bari barabonye n'akazi. Bari barabonye akazi. Yego. Ubwo ngubwo baranjyana ndagenda bampa mbese test baragerageza ndaririmba muri Kigali. Mu gisirikare. Ubwo ngubwo bati nta kundi, bati turumva ushoboye kuririmba kuko nagerageje naririmbye indirimbo 3 bumva ko zimeze. Naririmbye indirimbo imwe y'Igifaransa, ndirimba indi yo muri Kenya yitwaga Paul Musa. Naririmbye y'Igifaransa ndirimba Inshallah ya Salvatore Adam. Ndirimba Paul Musa yo muri Kenya, ndirimba niyitwa Delia yo muri Kongo. Yego. Bati turumva ijwi rwose ushoboye kuririmba, icara hasi ujye uririmba. Cyo gihe nari ntaramenya byo guhimba indirimbo. Noneho turicara ubwo turatangira, ubwo dutangira gutyo, ntangira gutyo kujya muri Les Copains. Noneho nibwo twicaye n'uwo Sezibera. Yego. Kuko twari duturanye rwose. Turavuga tuti duhimbe natwe indirimbo y'Ikinyarwanda. Yanyu bwite. Twumvaga Ikinyarwanda, indirimbo abantu bari batangiye kujya bahimba indirimbo z'Ikinyarwanda. Cyane cyane abantu bitwaga Les Colombes, bari aba Evariste Musoni. Barahimbye indirimbo iriya umugabo mukaga umugabo yaragowe, tukajya tubyumva. Batangiye imbere rwose, bari baratangiye imbere. Bitwa Les Colombes n'uwitwa Nzagibwami. Yego koko. Na Nzagibwami, ariko nta muntu wo kwa Nzagibwami nawe ngo tuzakora ikiganiro kuri uyu mugabo Nzagibwami. Nta numwe njya mbona, ahubwo hari umwe wari urimo witwa Burahima. Bakoranye nabo Banzagibwami na ba Evariste Musoni, witwa Burahima, atuye inyuma ku musozi wa Kigali. Burahima ariko rero buriya nashatse ko dukorana ikiganiro, mbona ntabwo abikunze, ariko niba nyumva rwose aba ari byiza ko dukora tuzirikana amateka kuko batanze umusanzu wabo. Bari bafite orchestre yitwa Les Colombes. Baratangiye rwose gukora rwose, wumva abantu babashima. Basi urumva rero ikibazo cyaje kuza nyuma rero ni ibibazo bya politiki yo mu Rwanda, wumva uko yari imeze. Bamwe barahunga, abandi barabireka. Les Colombes ivaho ityo. Nuko Les Colombes yasenyutse kuko yasenyutse kuko twakoranye ikiganiro Evariste Musoni ambwira ko yahungiye Burundi. Yahungiye Burundi rwose.
yahungiye i Burundi witwa Wenzayibwa, mbese baratandukanye pe, baratandukanye cyane. Yego, ubwo noneho tugiye gukomeza namwe rero utubwire uko byaje kugenda. Twicaye gutyo noneho ubwo icyo gihe maze gukora indirimbo naririmbye ni izo ngizo 3, barambwira bati uzajya uza ukore repetition n'abandi mwitoze. Ubwo nkajya ngenda, noneho ubwo ngubwo noneho dutangira kujya turirimba, noneho tuza kwicara ngiye n'uwo musore Sezibera, aravuga ati ngiye nabonye nagize ide, ati hari indirimbo ndimo gushaka kuririmba, ati ndashaka tuyikore. Twicara hasi twayikompoje hafi twicaye hasi rwose, hari kuwa gatandatu twicaye rwose mu rugo. Aratangira ati dukore iyitwa Isabelle. Dukora gutyo, dutangira gutyo Isabelle. Isabelle nka ugiye ute, Isabelle nka ugiye he, kugiye kwica amasezerano mu buryo ntakekaga. Tugenda dushyiramo amagambo dutyo. Ndayibuze Isabelle, ndayibuze rwose. Kandi ni indirimbo ya kera muzabanje rwose. Ubwo dukora gutyo, tugapanga, tugashyiraho ijambo, tugashyiraho irindi, tugashyiraho ijambo, tugashyiraho irindi. Gutyo indirimbo iza kuzura, tuyijyana mu nyine muri rusange, muri orchestre rusange. Ariwe niwe wavuzaga basse, noneho no kuririmba, ariko cyane cyane ubwo mu kuririmba ntabwo ari we waririmbye, naririmbye ari ngewe na n'uwitwa Semasaka, we yarikirizaga gusa. Ariko composition, ibitekerezo byari byamuturutse, niwe wari wayizanye. Yego. Ubwo ngubwo ducuranga n'iriya Eliza Sheri nawe yari uyu mwana wigaga muri Saint André. Ariko tugerageza kuyikora neza kuko ntabwo ari kuriya yari imeze. Yego. Turayikora kuko urumva ko ibitekerezo byari bimaze kugwira, kuko hari harimo uriya wiganye nabo Sezibera n'uwitwa François Semasaka. Yego. Indirimbo turazikorera, turazitunganya dutyo. Ubwo rikope bigize indirimbo zayo. Nazo ndirimbo z'ikinyarwanda zatangiyemo. Haza kuza nizo za mbere zayo. Haza kuza n'iyitwa ngo yindi ngo nibwo twatangiraga dushyiramo za Roza sanga ababyeyi, Roza ntukababaza ababyeyi bawe. Ubwo dutangira za Buzera. Uzuko izo ndirimbo zabuze? Ntabwo zikiba, niyivuga ngo umunsi n'isaha uzagarukiraho umpoza amarira, ariyo Urabeho Mariana. Urabeho Mariana. Urabeho Mariana. Yumenye ishobora kuboneka? Ishobora kuboneka, ariko nanjye sinkiyibuka na rimwe, kandi iri ari composition yanjye. Kugira ngo abantu wenda bumve ibyo turi kuvuga, ntitwayicishaho utwaguhamagara mu kanya nanone. Nta kibazo pe, niba ihari rwose ngwayicishaho, nyiheruka kera. Irahari rwose, Urabeho Mariana ndayibonye. Mana yanjye. Mu kanya gato cyane, ariko umuhungu wa Sezibera aragusuza cyane. Musuburize cyane, ariko dukunze kubonana. Rimwe na rimwe turabonana pe, tukaganira. Ni umutoya kuri Butazi. Nibyo. Wonzi ni Yves niwe tubonana buri munsi. Wabyawe na Mukanaganda uramuzi? Oya. Yego. Wumva se ko tutaziranye kandi Yves niwe nzi. Yves niwe uzi, ariko natwe turakubona buri munsi uducaho. Namushikiwe uriya wagiye hanze. Bose urabazi, bariya ni bakuru urabazi. Reka twumve ino ndirimbo mu kanya gato cyane, reka tuyumveho, ahasigaye tugaruka mu kanya. Sawa, merci.
urumva ko hari akarimbo keza turi kuganira ku mateka ya Nyiringanzo Sezibera Celeste uri mu batangiranye na Orchestre Lecope ndetse n'indirimbo nyinshi turimo kugenda twumva. Mwumvise ko muzehe Makanyaga Buduru yakomeza kutwunganira kuko barabanye, turacyari mu rugendo nawe. Duhamagara muzehe, ni icyo uri gukundamo cyane muri ibi muzehe ari kutubwira? Kintu ngiye nakunze muzehe niwe muntu urumva yari mukuru we. Ni byiza cyane kutubwira amateka y'umuntu tutabashije kubana nawe igihe kinini. Yego. Umuturanyi wo mu Kiyovu bati muzaze muri benshi, bati muzaze muri umusaza. Twagarutse ku murongo wa telefone. Yego. Ubwo twari tumaze kwinjira muri Lecope, turi mu bikorwa byagiye bikorwa muri Lecope we na Sezibera n'abandi mwari kumwe. Twarakomeje turacuranga. Orchestre Lecope yayo ubwo chef d'orchestre yari impuza. Yari umusaza bitaga Kitoko Faustin, aba mu Bubiligi, isi wa Patrick, kuri Patrick ucuranga nawe. Kuki? Kitoko Faustin. Patrick ucuranga ni muki acuranga he? Nawe aba mu Bubiligi ariko yaracurangaga, yari afite orchestre hano. Ubwo nawe yego. Ise ni wari chef d'orchestre, yari yaraturutse muri Kongo, yaracuranze za Uganda, za Kampala, ari soliste ukomeye cyane. Ari soliste ukomeye cyane. Ubwo rero Orchestre Lecope turakomeza tukora iyo bwabaga, ariko nyuma ntabwo byaje kugenda neza. Abantu bakomeje kugenda bigendera. Abari bayirimo? Bayirimo bakajya bigendera. Bukeye hatangira kuzamo amagambo atameze neza muri Lecope. Ajyanye n'ibiki? Ko orchestre zisenywa na byinshi. Batangiye kujya bavuga amagambo atameze neza, bavuga yuko orchestre irimo, batangira kuzana mu bwoko n'amadini ndani babishyiramo. Amacakubiri, mbese yajemo amacakubiri ni cyangwa ivangura. Batangira kuvuga ngo irimo ngo Abaswahili, irimo Abatutsi, ibintu byinshi. Basi ubwo ngubwo bigeze 77. Ubwo Senyumva, Kapiteni Senyumva tumusigira orchestre, turamubwira twebwe turigendeye. Yego. Tuvamo na Sezibera avamo na Makanyaga avamo. Sezibera we yari yaravuyemo mbere. We yari yaravanywe n'iki? We yari afite akazi katumye avamo, avuga ko akazi katamwemerera ku yari agikora ahantu bavugaga bya bindi byo topographe. Aravuga ati ntabwo nabikora, ati hari igihe tujya mu misozi tukamaraho igihe. Ubwo arigendera. Twebwe turakora tuvamo. Ubwo twari twaramaze gushyiramo, twari harajemo n'uwitwa Theophile Rubayita. Kuko Rubayita, yego. Nubwo twaririmbaga iriya ndirimbo uyu mwana niwe mahoro. Yego. Twaririmbiye hamwe zari 3, twaziririmbiye ari 3 kuri Radio Rwanda. Uriya mwana niwe mahoro. Uyu mwana niwe mahoro. Buriya se ijwi ni Rubayita. Rubayita. Mbona iriya ivuga ngo agahinda afite wansigiye ya Condo, twari kumwe. Na Condo Jedo amangara. Nanjye uzumve yindi ivuga ngo reka nkubwire ikintu kimwe gusa. John na Rubayita, urumva ko ni yanjye ariko na Rubayita yararimo. Wumva koko wa mugana ari indirimbo zifitanye isano. Noneho icyo gihe twari twamaze kuva muri Orchestre Lecope, twakoze yitwa ngo Jaguar.
ziriya ndirimbo ntabwo ari iza Recope ni iza Jaguar ubwo ni Jaguar twari twakutangiye Jaguar yego ubwo dutangiye Jaguar rero dukoze ntabwo twakoze umwaka byaratunaniye amafaranga tubura ibikoresho n'amafaranga yego nubwo nicaye nibwo natangiye sasa ubwo njya gushakisha uburyo njya mu bamararungu rero noneho reka dukurikire Sezibera ubwo mu muziki umuheruka mu biki rero mu muziki nuko nguko twaherukanye yacurangaga bass noneho akaba ashaka kugira ngo noneho nawe abe yacuranga bass anaririmba ahimba n'indirimbo ntabwo yigeze aririmba ku giti cye nyuma yaho cyangwa ngo umenye ibye mu by'umuziki nyuma yaho yararirimbye yakoze orchestre ayikorana n'abasore ba hano Nyamirambo hano bitwaga Bamza ba Ibrahimu bakora orchestre sinzi uko yitwaga ariko baririmba indirimbo yitwa Gatarina ko Gatarina numva ntayibuka Gatarina hano usanga abana Gatarina yari madamu we madamu wande wa Sezibera uramuzi umuhungu we mise mubaza nti uramuzi Gatarina nari Nyamvura Immaculée we nariko bamwita we nyina wabayive Nyamvura Immaculée kuko nyina wabayive bariya nabo twasaga na basa ba nyirarume wa Yves twariganye twiganaga muri primaire yego agana ahubwo twiganaga muri primaire Bweramvura mwariganaga ubwo urumva Gatarina ari nyina wabaye Yves se akaba yarari muratumwe n'usanga abana wenda ni ikibazo cyabaye harwo wenda no ni indirimbo gusa yashakaga kubishyiramo gusa yego kumushyiramo yego iyo ndirimbo ntayo dufite nayo ntayo mufite kandi kuri Radio Rwanda irahari rwose ubwo iyo orchestre yabo nubwo utibuka izina ryayo yagize ibigwi bingana gute bon ntabwo yari yagacuranga ngo ujye gucuranga ahantu uretse nko kuri stade bahamagaye za orchestre zose niho rimwe nigeze kubabona muri stade ariko ntabwo bongeye yego kuko Celestin yari afite akazi kenshi cyane yagiraga akazi kenshi nubwo gucuranga kwari ukubikunda gusa kwari ugukunda muzika yabaga afite akazi kenshi cyane ndagira ngo duhurize ahantu yaba arahuriye cyangwa se niba ubizi ko indirimbo ya Seburikoko yaririmbyemo mushiki we witwa Mukamusoni wari wakoze ubukwe uduhurize nawe na Fataki Samuel niba nabyo hari icyo ubiziho ibyo simbizi kuko urabona kera orchestre ntabwo niba yagiye kubafasha ntabwo nashoboraga kuba nabimenya ngo menye ko yagiyeyo uko byagiye Fataki nawe yari umuririmbyi ndamuzi ariko rero mbese byose sinashoboraga kubimenya byose hari n'abacuranzi twabanaga ariko sinabazi n'amazina indirimbo ariko yurayizi ubukwe bwa Mukamusoni yego yego ndayizi iyo ngiyo rwose ndayizi yego ndayizi itekerezaho kubitanga nta ndirimbo ahubwo utazi wowe umukobwa wa Seburikoko umuturanyi wo mu Kiyovu urayinyibukije reba izo ngizo mba narazibagiwe Fataki nawe wari umuzi mu muziki nari muzi cyane rwose kuko ariko yatangiye na mbere njyewe naje gutangira nyuma ye ariko kuko njyewe nabikoraga nkaho mbese aribyo nirirwagamo urumva birumvikana ari utandukanye n'abandi babikora nyuma y'akazi kandi cyangwa ibyo kujya kwiga i Burayi cyangwa hehe niba ari gukorayo
ntabyo wigeze umenya by'amakuru ye? ntabwo nabimenye pe. Yego. Ntabwo nabikurikiranye pe, ntabwo nabikurikiranye. Mu by'ukuri iyi sura ya Fataki Samuel wowe yiheruka ryari? Niheruka ni kera. Ni kera pe. Niheruka kera, ariko twajyaga duhura rwose, twajyaga tunakubitoza. Ari igihe twahuraga tugiye no mu nama z'abaririmbyi icyo gihe biyitangira, yarazaga rwose. Naho yaratuye twajyaga dukubitana hariya umuntu akata kuri Cadillac usa n'uzamuka gutya. Ntabwo yaratuye Bwera Mvura, yaje gutura mu mujyi wa Kigali. Ntuza Fataki? Reka da. Ndavuga Sezibera twamenyanye duturanye hano mu Biryogo. Yego, ndavuga amaze gushaka rero. Amaze gushaka twakomeje kuba hamwe. Iwacu si hariya mu Biryogo. Nawe yatuye hariya ahagana kwa Nyiranuma. Ariko yari yubatse. N'urugo rwe naho rwari ruri. N'urugo rwe rwose niho ruri. Yego. Sinzi niba hari ikindi watubwira kuri Sezibera Celestin twaganiraho uyu munsi. Uyu musanzu utanze urakomeye cyane. Sezibera yari umusore wakundaga ikintu cyitwa muzika, kandi yakundaga, yari umuntu très chic, wabonaga ari umuntu ushaka kugaragaza ko ari vedette. Icyo kintu yaragikundaga cyane, uretse ko yakundaga akazi cyane. Nanone yakundaga akazi ke cyane. Aho ubundi yari umusore, kandi wasangaga abantu bose babona yaratambukaga bose bakamuvuga bati dore umusore arahise. Rero uyu musanzu utanze muri iki kiganiro kuri Nyiringanzo Sezibera Celestin turagushimiye cyane muzehe Makanyaga. Murakoze. Hanyuma wowe uri gutegura iki muri iyi minsi kugira ngo utagenda utatubwiye nk'umuhanzi mukuru? Nari ndimo gutegura, nari mfite urugendo, ariko ndumva urugendo basa barusubitse. Sindamenya impamvu neza, bambwiye yuko bazansobanurira neza umunsi uko iminsi bawuhinduye. Duheruka twumva ko ufite igitaramo mu mahanga, ni hari Burayi, ni muri Amerika? Ni mu Bufaransa no mu Bubiligi. Yego. Ariko noneho babisubitse. Bambwiye yuko bazambwira undi munsi. Visa yo nari namaze kuyibona byarangiye, nagombaga kugenda ejo mu gitondo. Yego. Ubwo tukwifurije nanone imyiteguro myiza, kandi twize ko bizakunda nanone ukajya gutaramira abantu b'i Burayi baba bakeneye umuziki wacu w'umwimerere. Ndimo no kubyitegura cyane, hari indirimbo nshyashya ndimo gukora kugira ngo nzabashimishe pe. Nuko uzatubwira tukabibwira Abanyarwanda. Neza cyane. Turagushimiye. Iminsi ziraza no gusohoka muri iyi minsi. Urakoze cyane muzehe Makanyaga Buduru. Murakoze Ben. Yego, urakoze cyane muzehe Makanyaga Buduru kugira ngo ushimishe abafana banjye. Yego, urakoze mubyeyi. Murakoze namwe. Arakoze cyane. Ni iki wungusa utaruzi muri iki kiganiro nk'umwana wa Sezibera Celestin? Nungutse ko yaba yari umuntu wabaye muri societe, ari umuntu ufite ijambo. Afite ijambo. Ikintu nungutse. Yego. Yari umubazeri. Nubwo nta jwi rye wenda ryasohotse ngo turyumve cyane, ryamamare cyane. Ari mu bantu batangije umuziki nyarwanda. Nicyo kintu ngiye mfashe. Yego. Hanyuma nk'abana ba Sezibera nta n'umwe wamukomoyeho inganzo? Ntawe. Mwikorera ibindi? Twagerageje kwiga. Nicyo kintu twabayemo, twagerageje kwiga dutora ubumenyi butandukanye. Hanyuma rero hari umuntu nshimira, umukobwa watumye mbona umuryango wa Sezibera Celestin, yitwa Ndera, kuri Instagram niho yanyandikiye. Naomi. Niba atari umudamu n'umukobwa, ariko ibyo yakoze ni umudamu, yarakoze cyane. Uyu mudamu ni umwuzukuru wa Sezibera. Ni umwuzukuru we.
yaravuze ati hari umuntu wambwiye ngo urashaka umuryango wa Sezibera Celestin ati rero ngende umwuzukuru ati ndaguha nimero za ba data wacu nuko namenye nimero zanyu Naomi n'umwana uri sharp nawe cyagombaga kujya hanze byo hanyuma rero niki kindi twagenda kugira ngo tutagenda utakivuze ikintu nshimira nashimira urumva ngiye nashimira nka radio ya Rwanda yabashije kubika ibihangano by'umubyeyi wacu kuko izo twumva ni radio Rwanda yari yazifashe yego ikintu nshimira radio Rwanda yabashije gufata ibihangano by'ababyeyi bacu nkashimira na Keti radio ifite ikiganiro cyiza cyane kidukumbuza abantu ba kera yego turagushimira nawe kuba witabira ubutumire nanjye nashimira kandi Imana ikurinde namwe mugo usigara amahoro bati muzaze muri benshi bakunze ba Keti Radio ikiganiro Nyiringanzo cy'uyu munsi kigeze ku musozo twaganiriye ku mugabo waririmbye ino ndirimbo aririmba ubukwe bwamushikiwe mu Kamusoni iyo base mwumva niye yacurangaga kandi anaririmba Imana barinde mwari kumwe nanjye Bisangwa Nganje Benjamin mukomeza kugira ibitotsi byiza niba hari undi Nyiringanzo ufite twandikire ubutumwa unyandikire kuri email yanjye ariyo bisangwanganje@gmail.com hari indi nyunganizi hari amakuru mashyashya nanone ushobora kutwungura muri iki kiganiro no kubandi bahanze tutarakora ibiganiro kuri bo nyandikira kuri email yanjye ni bisangwanganje mu ijambo rimwe bisangwanganje@gmail.com muramuke Imana barindi mugire ibihe byiza Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka